nko mu banyamakuru hari ukuntu umuntu bakorana ibiganiro abatungwa agatoki ku kuvangavanga ururimi rw'ikinyarwanda n'izindi ndimi mu biganiro bagirana n'itangazamakuru biganjemo abahanzi n'abandi bafite aho bahuriye n'imyidagaduro. Abaturage bakavuga ko babazwa no kuba ikiganiro kiba giteguye mu kinyarwanda ariko umunyamakuru ukiyoboye ntakebure umutumirwa we uvangavanga ururimi rw'ikinyarwanda n'izindi ndimi. Ibi bigafatwa nko kudaha agaciro abo aba yateguriye ikiganiro. Umunyamakuru arimo aravugana n'umuntu mu kiganiro runaka cyangwa se nk'uko turi kumwe hano turimo turavuga ikinyarwanda, noneho ubwo nkaza kugusubiza mu gifaransa cyangwa mu cyongereza, ubwo urumva se biba ari byiza mu byo bavuganye kandi byari bikwiye kuvugwa mu kinyarwanda, ugasanga rimwe na rimwe bari kuvuga mu ndimi z'amahanga, bakumva anabivuze ntibamukosore, ahubwo bajye bahitamo bavuga ati nimba ari ikinyarwanda ni ikinyarwanda gusa aricyo bakoresha, niba ari igifaransa baba aricyo bakoresha ucyumva nawe acyumva. Bamwe mu banyamakuru bemera ko aya makosa ajya akorwa, ariko nubwo bavuga ko bagomba kujya bakebura abatumirwa babo, banasaba ibi byamamare batumira byiganjemo abahanzi gufata iya mbere mu guha agaciro ururimi rw'ikinyarwanda. Rimwe na rimwe ni natwe wamungani tusanga tubigiramo uruhare. Mbere iki wamungani avuga icyo cyongereza tukamureka agakomeza, tutamubaza bashaka kuvuga iki kugira ngo buri muntu wese yumve ibyo ashaka. Ikiriho rero nuko twajya tubasaba nyine ko avuga ikinyarwanda avuga icyongereza akakivuga agashaka kumusemurira. Icyo nshimangira nuko abantu byagahereye muri bo ubwabo bakumva ko aribo bagomba gufata iya mbere mu guteza ururimi imbere mu gihe bari muri bya biganiro mbwirwaruhame. Umuyobozi wungirije w'inteko nyarwanda y'umuco ushinzwe ururimi rw'ikinyarwanda Bwana Jean Claude Uwiringiyimana avuga ko ibitangazamakuru bikunze kugaragarizwa buri gihembwe raporo y'amakosa akorwa n'itangazamakuru mu gukoresha neza ikinyarwanda, ariko iyi nteko ikavuga ko itangazwa no kubona aya makosa adakunze gukosorwa. Hari igikorwa mu guhugura abakora mu itangazamakuru nk'umusanzu ugomba gutangwa n'inteko y'umuco, ariko kandi uyu muyobozi agasaba abanyamakuru kujya babanza gutegura amagambo aboneye bari bukoreshe mu kiganiro mbere y'uko bagitangira. Imvugo yagakwiriye gukoresha. Rero ku bufatanye n'ibitangazamakuru inteko y'umuco rwose twiteguye gutanga umusanzu, ariko uruhare runini ni babandi bangiza ikinyarwanda nkana bagategura ibyo bagiye kuvuga. Inteko nyarwanda y'umuco ivuga ko mu ibarura ryakozwe rigaragaza ko itangazamakuru mu Rwanda rikorwa mu rurimi rw'ikinyarwanda ku kigero gisaga 80%. Ibarura ku baturage n'imiturire riheruka ryagaragaje ko 99% ry'abatuye u Rwanda bumva ikinyarwanda, 77% bakumva ikinyarwanda gusa nta rundi rurimi bumva. Bisobanuye ko 22% aribo bumva ikinyarwanda n'izindi ndimi. 14% bakamenya kwandika no gusoma ikinyarwanda n'icyongereza, 1.4% bakaba bazi kwandika no gusoma ikinyarwanda n'igifaransa, naho 1.5% bazi indimi zemewe zikoreshwa mu butegetsi mu Rwanda arizo Kinyarwanda, Igifaransa, Icyongereza n'Igiswahili. Imibare ikagaragaza ko iyo ukoresheje ijambo ry'icyongereza ubu ubwiye 14% bonyine muri miliyoni zisaga 13 z'abanyarwanda. Bisobanuye ko ubuheje miliyoni 10 n'amagana. Ku musozi wa Kibugabuga ndi Spidio Habimana, naho iyi ni Kibugabuga official.